amahoro bene data, ndagira ngo iki kintu tukivugeho. Ni ibintu biri kuzenguruka ku mbuga hafi ya zose. Abantu bamwe bacitse ururondogoro, abandi bagize ubwoba, abandi bakutse umutima, ku buryo n'abana b'Imana navuga ko bari bataragakura mu mwuka, bafite ubwoba, bafite n'umutima uhagaze, ariko si bose. Ariko murabizi ko iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri, abyawe n'Imana, ahawe n'umwuka, aba ari uruhinja agiye kuregwa. Ibintu nk'ibi rero hari igihe biza bikamukura umutima kandi ari umwana w'Imana. Ndagira ngo mbabwize ukuri bene data, ubuhanuzi tugomba kubugerageza tukabugundira ari uko tubonyemo ibyiza. Niko birivuga ngo ntimugahinyire ibihanurwa, ariko mubigerageze mugundire ibyiza. Icyo birivuze ni ukubigerageresha ijambo ry'Imana, kuko niyo ndorerwamo twahawe irobanura ubuhanuzi bwose. Icyo tuzi neza ni uko iyo umuntu avutse ubwa kabiri, uretse babandi babyihitirira akagira ngo yavutse ubwa kabiri kandi yaravukiye mu idini ariko atarigiye yavukira mu itorero, agaheruka umubatizo wo mu mazi, ariko uwari uw'idini ari umwinjiza mu idini kugira ngo ajye kwigaburo, ariko atarigeze abatizwa umubatizo w'umwuka wera umwinjiza mu itorero ry'abana b'Imana. Ariko umuntu tuzi neza yuko wavutse ubwa kabiri, abyawe n'Imana, abiheshejwe no kumva agatsindwa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahita ahabwa n'uwo mwuka wo kumuyobora mu kuri kose, kandi uwo mwuka yenda ku bya data akabimuha. Sinzi niba navuga ko aya matangazo umwuka wera yakabaye yera yaduhaye kuruta uko twayatega mu matwi y'abantu tutazi niyo bayakuye, naho basengera, naho bakirijwe, naho babonanira n'Imana. Aho mugenzi wawe kuri ubuhanuzi si cyo cyangombwa, ahubwo wowe umwuka wera kubwira iki? Rero ntabwo ntekereza ko ibi bintu biri muri ubu buhanuzi byose byemewe n'ijambo ry'Imana. Hari ibinyoma birimo. Ntabwo turi buhabwe ikimenyetso muri iyi minsi 15 cyangwa se muri aya masengesho y'iminsi 2 yavuze. Abana b'Imana bashyizweho ikimenyetso umunsi bizeraga bakabatizwa mu mwuka w'Imana, cyangwa se bakabyagwa n'umwuka w'Imana. Uwo munsi bizeye Yesu Kristo babyawe n'umwuka, niho bashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kibayobora mu kuri kose. Kandi data agenda yenda kubye agaca muri wa mwuka akabahereza, bakamenya uko bagomba kubaho. Niyo mpamvu tudakangwa n'ibihe, niyo mpamvu tudatega ubwoba n'ibihe, kuko umwuka tuyobora mu kuri kose niba tumwumvira nk'uko ashaka. Hanyuma niba ubuhanuzi bwarakiriweho abatizera, ntabwo bugomba kuza ngo buduhagarike umutima, kuko icyo umwuka tubwira nk'abana b'Imana akitubwira mu ibanga ryacu, nawe tukamenya ayo makuru. Ariko ntabwo amatangazo yo gukura abantu imitima, ntabwo tugomba kubyitaho. Icyo nzi ni uko ikimenyetso twagihawe umunsi twizeraga, kandi uwo mwuka w'Imana aracyatuyobora, turi abana b'Imana. So ntabwo rero turi bugiheshwe nuko twinjiye mu masengesho y'iminsi 2. Ntabwo mbujije abantu gusenga, turanabikora, tuzakomeza tunabikore. Ariko nta nubwo uzaza kubwira abantu ngo senga aya masengesho y'iminsi 2 nuyarangiza urajya mu ijuru. Ibyo ntabwo ari byo. Cyangwa se senga aya masengesho y'iminsi 2 nuyarangiza umurimbuzi arakunyuraho kuko urabugiyeho ikimenyetso. Ibyo ni inyuguti, ntaho bihurira n'ukuri. Kuko abantu b'Imana ntabwo bari buheshwe ikimenyetso nuko bayakoze, ahubwo twaheshejwe ikimenyetso no kwizera dukomeze tunumvira umwuka wera. Kuko ikimenyetso tukirimo, turagifite, kituriho. Wayakora utayakora, mu by'ukuri ikimenyetso kikuriho, kuko nta nubwo yakora kuko bakubwiye. Hari nayo waraye ukoze batakubwiye. Ibi tugwiriye kubyumva. Bibiliya tubwira ngo niyo yabashyizeho ikimenyetso cyayo ubwo mwari mumaze kwizera mubyawe n'ubutumwa bwiza. Ngo nuko ibashyiraho ikimenyetso cyayo ariwo mwuka wera, uwo twashyiriyeho kutuyobora kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura, ubuntu bwayo bushimwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Turiho ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero ntabwo turi bugishyirweho muri aya matariki yo mu kwa mbere, ahubwo kituriho. Icyakora niba Imana yaramutumye ku bapagani, nabibabwire kandi asobanure, twoye gutera ubwoba abana b'Imana. Kuko abana b'Imana bakuze mu mwuka bo nta bwoba byabatera, ariko bakiri batoya b'impinja bakizamuka mu mwuka wera byabacanga. Ugasanga umuntu atangiye kujya aravuga ati ya masengesho ndibutse sinayakoze, nta kimenyetso ndiho. Ibuye ryagwa kwibata ati marayika araje arandahira, nta kimenyetso mfite, kubera ubwoba yatewe n'ubuhanuzi nk'ubu ngubu buje butari kuri gahunda.
ikababwiza ukuri bene data, ntabwo ibintu byabaye kwa Farawo wabihuza na situwasiyo y'iki gihe. Turabizi ko nta n'umunsi n'umwe Imana izigera yishimira abanyabyaha mu isi, ariko nanone ntabwo umunsi w'imperuka Imana izawutangaza. Ntabwo hagiye kuba imperuka muri uyu mwaka ngo tuvuge ngo nidukora ibarura mu myaka ya 2022 tuzasanga abapagani bose Imana yarabarimbuye, hasigaye abakiranutsi gusa. Umuntu ashobora kubyumva akavuga ati ubu ngubu batizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bose muri uyu mwaka marayika agiye kubarahira mu mwaka wa 2022 mu isi hazaba hari abakiranutse gusa, mu Rwanda hazaba hari abasenga gusa basenga by'ukuri bizeye Kristo. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ikindi, kwatura ibyaha, ntabwo twatura ibyaha bya basogokuruza bapfuye tutanabizi. Icyo gihe impamvu yagarutse ku ijambo ngo ryo kwatura ibyaha byawe n'iby'ubwoko bwawe yagendeye kwa Nehemiya na ba Ezira mu isezerano rya kera, ubwo baturaga ibyaha ngo bakatura ibyabo n'ibyaha by'ubwoko bwabo. Ariko mwibuka ko kiriya gihe hariho umutambyi w'umuntu ugomba kwakira ibitambo by'abantu, umuntu akaba yazana n'igitambo namuhaye akakinjyanira. Niyo mpamvu twanatumaga n'umutambyi akatujyanira ibitambo, yarangiza akadusabira imbabazi atari n'ibyo yakoze, ahubwo akazisaba ajyanye ibyo bitambo byacu. Ariko uyu munsi turi muri Kristo Yesu, kandi muri Kristo Yesu nta muntu winjira undi ahera. Ugomba kwatura ibyaha byawe kandi ukabyiyaturira ubibwira Kristo nk'umutambyi mukuru utubereye iburyo bw'Imana. Hanyuma kuri ubu ngubu icyo abakozi b'Imana bakora, basengera uwemeye kwizera, basengera uwatuye ibyaha bye akemera kwizera, bakamurambikaho ibiganza, ariko yabyibwiriye Yesu. Ariko ntabwo ngewe nshobora kwatura ibyaha bya sogokuruza wapfuye ntanamuzi, nta nubwo ndi bwatura ibyaha by'abantu tuvukana ntazi ibyabo, kandi no kubyatura si cyo kinkiza, si nacyo kibakiza. Bazakizwa nuko nabo bizeye Yesu Kristo, ariko ntabwo abanyabyaha muri uyu mwaka bagiye gupfa. Ntabwo umuntu wese utizera Yesu Kristo muri uyu mwaka umurimbuzi agiye kumurahira ngo tuvuge ngo tugiye gusigara mu isi turi abakiranutsi gusa. Imperuka Imana ntabwo izayitangaza bene data. Ndumva hari ababifashe nk'aho ahubwo imperuka igiye kuba ko abanyabyaha bose bagiye gushira. Ariko ndagira ngo nshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana twongere turigarukeho. Turasanga ko ikimenyetso turagifite, umwuka w'Imana turamufite, abatamufite bakomeze bamwinginge akomeze abayobore mu kuri kose. Imana ibaha umugisha. Ariko ntabwo duhinyira ibihanurwa, ariko tubigerageresha ijambo ry'Imana. Ibitari bizima bidahura n'ijambo ry'Imana tukabyamagana, kandi nta cyaha tuba dukoze. Yesu abaha umugisha. Abasenga mukomeze musenge, ariko nabifuriza gukomeza kuba abana b'Imana kandi bayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko azenda ku bya data akabaha amakuru. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.